bitese ntabwo ushakishije ahantu hose nakubuze kumbura umeze ute se ni neza kuki ujana none se hari ikibazo muri sano usanzwe waza oya erega uko nashakaga nubwo ushaka tunaganira ubona njye nawe tutagira ibyo tuganira oya ntabwo ndi butinde humura nuko mbonye uvuye ku meza wihuta ndavuga nti nsimuvugishe ku meza menye nuko wiriwe kandi ntugire ikibazo meze neza nta kibazo ariko twajya kuvugana mu sorry muri salo nta kibazo oya reka ntabwo ari bya tuve hano mu cyumba rega ntabwo ari byiza oya umva mubwire wewe wigira ikibazo humura mubyara wawe nawe hari yagiye kuryamisha umwana ahubwo se rega ntukanyikange ese nta kibi cyanjye urabizi ndi profile wawe sibyo kandi magomba no kwitaho nkamenya uko umeze nkamenya uko wiriwe hari ikibazo kibirimo erega ntukagira ikibazo ntago nabona wenda wigunze uri wenyine ngo ureke gutyo gusa ntukanyikange nta kibi kiba kingenza sibyo ahubwo se ejo bundi numvise urimo kubwira sister wawe kubyiwe kujya gukoresha inzara erega pishuri nta kibazo cyanjye rwose ikindi kandi narira shuri ryawe nari kwishyurira kugeza urangije ako ndiga ndabizi ariko none humura hari n'utundi tuntu buriya ndi umuntu uzi gutanga utugifiti uramutse unyitwayeho neza barabizi neza ko ushobora kunkoraho gutya reka mubwize ukuri nturi umuntu mukuru wiga muri kaminuza none se nimba ndi umuntu mukuru twakubahanye kubahana kwa mbere kuko rega no kuba naguhaye umwanya gutya no kukubaha nakibazo ngo mbwira ikintu cyakwiyenzaga banza ucurure basi adasanga turi nanga mu cyumba umva mubwira erega ntukamwe se wandekuye ushaka gukomeza kungenza gutya ntuzi ko njye nawe dufite ukuntu turi close reka mubwira urabona uriya mubyara wawe ntajya mbonera umwanya bari mu kazi ntajya mbonera umwanya kandi urabizi se wamushatse se yego namushatse ariko ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko nyine ibyo mujye mubiganira na mwenyine none se ngo ubimbwire erega nanjye ngira santi kandi urabona ufite ukuntu usa buriya mbona uri na mwiza kurusha mubyara wawe none ikindi kandi uzi kwimakiya utuntu tuba wikora n'ukuntu wambaye birakubera ntago reka ntabwo ndi umuntu mubi kandi se wari koko twubahana kandi mvaho kandi urujya no kumfata wongeye turabizi uyumva mubwire hano mfite amafaranga $150 nayaguha ukajya gukoresha inzara ugasa neza nk'abandi bakobwa nawe sibyo pucunga akonoka mu mwana dore umaze gukura umaze gukuraho muri hangane ntawe ndi butinde hano oya umva mubwire ntawe ndi butinde hangane Cedric njye urongera no kunkora ndavuza induru aho bigeze kuvuza induru twubahane sohoka cyangwa mvuza induru hari ikindi kureba Cedric wande kandi ndavuza induru erega mba ndimo ngira ngo ndebe ukomeze ndebe niba washobora kwirwanaho ntukeke ibindi rwose sibyo agende wewe ugumye ugubwe neza ahise wandetse ako nukagira amahane amahane yahise se wagire umva nkubwire njye ntandukanye n'abari batipe bandi abaye mfite ukuntu ibintu byanjye mbikora mu buryo very private turamutse umva nkubwire umva banza unyumvire vuga utankora wari kubanza erega niyo nagukora pucura ntaribi akusedira ibintu bimaze kuba tumwaci nawe umva nkubwire se wagire I can assure basi narwana kiba turamutse tubikoze unyemere tukabikora madamu wanjye nta kintu kimwe yazamenya n'ukuri se wandetse hano hantu siho ndimo kubwira umukungu kuri ako uzamenya gukora amasuku ryabo unsanze mufatanye se mukahita murekurana oya byahise ubwo ko ariko ndimo kumwereka dore intebe zatoye mugese kandi uriya mukozi ntajya nabyitaho nyamusitayeho gatoya
ucurango wahungure dore ndaje mahungure sheri bite se Bisa. ku kazi bite Biragenda. yako nawe utashikaye bana Ndananiwe cyane. Bwira umukozi ategura ameza dore ndabona. Sibyo? Bari gukora dushe yasoje. ntabwo yadukeka kuko arabizi ko ndumwiza arabizi ko ndumwiza Puco Agise bebe urimo kumbwira ngo ntabwo inama zawe wazajya uzipanga mu mibyizi Nukuri impaka inama ku cyumweru mu gitondo aya masaha Biranunguye nanjye niyo mpamvu. Gutumbira urugo rwawe erega nawe mba mukeneye macaho kubona hano tuzapanga gute gahunda z'urugo tuzazipanga gute utahaba ariko nakubwiye ko ejo bundi nzaba mpari. Bebe kuba hari ejo bundi ntabwo bivuze yuko uyu munsi utaboneka nawe mba mushaka mbaye mukeneye hano mu rugo sibyo reba ubu ufite icyumweru cyawe cyose cyo kuba wapanga izo nama n'akazi kose ukagapanga ariko amenya ati muri weekend ndaba ndi kumwe na famille inama yo ku cyumweru ibaho erega ninjye manager so erega kuba uri manager bivuze ko uri mashini sikora itaruhuka umva mubwire sibyo none ndakwizeye nje nawe ko twashakanye twishimye tumeze neza ko bitangiye kuzama agatotsi sinki kubona mu rugo nirirwa hangaha sinki kubona ndatankabura nkihamagara nkisubiza umva mubwire ndaza gushakira umwanya nukuri suswe uyu munsi ntabwo nagomba gukora ariko hari inama ibayeho yihutirwa sibyo mbabarira oya bebe ndeka nkubwiza ukuri nukuri ntabwo bizakunda sinzaya nkuburira umwanya mu mibyizi reba ukuntu utahunaniwe nugenda mu gitondo saa moya nugaruka saa 5 z'ijoro urumva complaining ariko se no muri weekend aho twakwicaye dupanga uburyo famille yacu ndaza gushaka umwanya sibyo uri kumva iyo mvugo muri iyi minsi ndaza kugushakira umwanya it means you don't have time for me for our family siri umva mubwire ariko umva mubwire zawe ni bwoko ki dore basi cousin araza kumufasha nawe arakubwira gufasha mu gute muganira ntago ntinda nakanama kantunguye ariko ibyo yakubwiraga nibyo nabyumvisha ibyo yakubwiraga uziko urumva byumvikana uziko wagira ngo ntabwo washatse nyine ibintu byose nta kazi uziko kuva nazanga se ndakubona none se nawe arakurenganya ntabwo ari famille yawe sinareka akazi ariko nanone wamyaha tugakora ka barbecue ko nta kibazo wakwihangana reka ngenda mu bipange sibyo mu bipange and then mu minota mike ndabagarutse ariko se ndabagarutse uragiye ninjira Hey. Hi. How are you? Okay, how are you? I'm good. Ameze neza. cyane Neza shiri. Shari? Ufite ibyishimo byinshi. nakubonye Okay. wakicaye hano Chris Ngaho. Darling. Umeze ute shiri? Ameze neza. Twina gukumbuye. Yego. Kandi nagukumbuye ko watinze. Baby, nabanje guca ku igaraje imodoka yanjye none barayirangiza. Okay. None se. Nurukumbuze nyine no kugukumbura tu. Tumeze neza. Sure. Ariko ntabwo nageze ahantu n'ibindi twunusa neza. Shiri biri kumfungura gutuma no kurira. Uri gutuma no kurira shiri. Umva ahubwo. Ikamubwire hakiri kare. Hari ikintu nshaka. Niki darling? Anything. Gira nta kibazo. oya ni ikintu nenda kukugisha inama Inama? Umeze neza? Pego umeze neza Okay, nta kibazo ngira shiri. umva ni ibintu byanga mu rugo akutabirakarira nyine ni ibintu nanjye ndi kukugisha inama banaburiye umwanzuro Bimeze gute se mbwira? uko bimeze urabizi neza ko Cedric ari umugabo nyakazi I know.
gusetsa rero ashaka ko turyamana Umuki? reka nk'ejo undi yansanze mu cyumba nyine bibi bisazi none se mbona naje Oya nta kibazo ngo komeza umbwira ngo usanze yansanze mu cyumba nyine ashaka ngo turyamane afite amafaranga ngo yayama ngakoresha inzara nyine ngo umugore namwitaho ngo ngiye basi tubikoze nyine ubona ari kuvuga ibintu byinshi noneho n'ejo bundi ansanga nanone muri salo ndimo nyine makora amasuku nabwo bigenda uko usubosha njye mba nabuze icyo nkuzi ko mbona nagize isoni wenda niyo ngiye gusuka mu cyumba mbaza gucunga nimba nandebe kubitane nawe kuko mba numva aribwo ngiye kugarura ibyo bintu siko ejo ndi gukora muri salo amasuku umugore yaradufashe arabuzeho gato yarabafashe yini ngo yaradufashe nyine just ari kumbwira nk'uko nguko ako bibiri kwimvira ni murambwira ngo yarabafashe siko wagira ngo yaramufashe sorry ako ibyo ntago ari byiza nanjye rero mbaye umufatanya cyaha kuko yaradusanganye nyine duhagaze n'indi turi gutongana ibyo bimaze igihe kingana gute cyamaze igihe kuki utabimbwiye ntago ari byiza guhita uhubuka muri sanaga Rwanda urumva ari ibintu byo kubanza kwitondera ko mbona isurakara ese ibintu uri guhishira ngende kakugisha inama ariko kumbye ko wari bimbwiye kera ibyo ni ibintu wakombye kuba warambwiye ngo byahereye kera gusa amaje gukora inshuro zingana gute wazibara yego nizingahe nyine zakavuyo nize ebyiri izindi nizingahe biba biraho yitoratoza nyine biri nabiraho bihari baby niba uri uwanjye ugomba kumenya ko uri uwanjye bikumbwira ngo ngankora ngo oya baby come on ugomba kwiyubahisha ntukajye umbwira ngo umuntu ngo yagukozeho ngo izanyazo ngo izindi ngo nizindi ngo come on nese gukeka ko bitangiye kuntera ubwoba n'ukuri ubwoba bw'ikize none ngiye ko ndi kukugisha inama surumva ubwoba rubwiki nanjye mbwiye icyo gukora urumva ari njye utagifite ubwoba Cedric nyine kuki utabibwiye kazi nwawe bego mana yanjye ngiye nibere hano ndi kwiga ngiye guteranya nuko ngiye he handi okay waza tukabana cyo nabafite oya cyo ngicyo cyo ntabwo cyakunda urabizi ko ibyo bitakunda twana mu nzu nge nawe baby wapi kubera iki se kana nese cyo wishimiye kuba aha ngaho ubusizanya ryama nsinzire nyuma yuko natangiye kumenya ko ibyo bintu biri kuba zijya nicara numve ko bari kugukora akora okay base ngombwira ikintu cyo ntago nyine ikibazo ntago naryamana nawe sibyo niyo mpamvu nanjye mbikubwiye iyi budi yaba byanaba ntago sinanakirwa mbikubwira nzi ko byanaba kuyutana bikeka ahubwo base mbwira icyo gukora wembwira icyo gukora turebe kuko hano harabura amezi abiri yonyine harabura amezi abiri yonyine nizere ko nta kintu kigeze kiba hoya ntacyo nese nkaba mbikubwiye amezi abiri usoza tubana hanyuma Cedric mwihorere cyane ahubwo mbwira icyo gukora muri no mezi icyo gukora itonde cyo gukora nicyo kizi ubu ndakizi icyo gukora sibyo Cedric mwihorere reka nkubwire uburyo uzabigenda imeze neza nari narabitanze umbaze uretse gato meze bite nanone ikise nanone mva mubwire kucu urano mwene wanyu binabahora uyu munsi niwo munsi twakwiye kugumana twakwiye kuba turi kumwe ariko rero bagiye ku kazi kandi sinishobora kuba none nyine urabona tuba dusigaye mu nzu twenyine kandi kucu n'ukuri nyuma n'ubushatsi wareka mbabarira nkuko umerewe nabi nanjye mumerewe nabi kukuza unsagarira kandi twabane simara mbikubwira ntabwo byatinda ni ibintu byaba iminota itari hejuru y'itanu ujya ureba situation umuntu aba arimo ukamenya n'uburyo byibuze wamenya uburyo ufasha umuntu reka ntabwo ndi umustranger oya ariko ntabwo ndi undi muntu wo hanze ese wajya unyumva nanjye reka kumva ese tuzumvikana gute se ushaka ko nkubahuka oya none kameme ntabwo wabikora none ko iki si wanted ni ibintu bidafata n'iminota itanu kandi trust me wakwishima
Uburyo bwo kumbangamira ariko ngo ndi kubikubwira. Erega kubangamira. Urambangamira. Ahubwo reka mbanze nkubwire. Sebasi sidi wajya niba kuri umugabo ufite umugore. Umugore se. Koko. Reba ahangaha urebe n'umugore. Basi hamagara umfe umugore niba ara. Ibyo ni ibyo mwaka mubikemura nabi. Ariko ntabwo akabaye bimera gutya. Ariko wenda usko byana tukajya hanze. Wareka ukoroshya. Ukajya handi. Wakoroshya roho gatoya. Erega ngiye handi hese mbona umukobwa mwiza nkawe. Erega pucuri mwiza. Ufite ukuntu ase uskuri yari sister wanjye. Ufite ukuntu ufite agapasi gahumura. Cedric mbabarira kandi twumvikana. Bibe ubwa mbere n'ubwanywa. Utazongera no kubona uza hano. Ngiye kukuba ko gato ariko yihangana sibyo. Bora twumvikana. Ntuzongere kwinjira mu kintu cyomwe. Ntuzabyenge nkuko nanjye natajya ninyuka kuba nakijya cya cyumba cyane sibyo ikindi uraramuka wongeye kumubona biraba nabi sana nubwo wakije umuntu yamuheza imeze zite mu gihe nanjye udashoboye kunyuba situation ndimo ntuyibona iyihe ahubwo reka nkubwire ikindi uroje no kuvuga ijambo rimwe mvaho reka none umubwire Cedric sibyo kamubwiza ukuri uzongera kwanza ndabinabivuga ndabibwira sister ndanabibwira no mu rugo kuko ntago uri n'umugabo w'umukwiriye ndagusabye kubona igihe wahereye utitiriza ubivuze none ubishyize muri famille yawe wabunyangirije isura ndabivuga ntacyo it's fine tubyihorera ariko ntugira umuntu ubibwira sibyo Ndi umuntu mbibwira. Please. Wabunyangirije ubuzima. Ndagusabye. Ninjye rugiye kugirira neza. Basimbwira ko nyine ninjye rugiye kugirira neza ubuzima. Ntabwo uri kugirira neza cyangwa iki. Okay. Nta kibazo. Uzongeraho gato. Wita mbivuga. Nyarebe. Ariko mama ushaka kwisuzuguza gusa. Ngo sohoka cyangwa mbivuge. Kuki ushaka ko umuntu akubahuka mu rugo rwawe sohoka ubitekerezo meze sohoka ushaka kugutesha umujije no gusa kwanza ungiye gukora ibyo ushoboye yambwiye nakubwira ubuzima bwamera neza ubishatse ubu ngubu se nari nzi ko wanyumva tukamaka wayemo ikibazo urantunguye umwe nyine kararyoshye noneho kararyoshye umwe ngo nahoze nicara mvuga ngo supujuri ibintu namubwira bitekerezaho reka mubwira urenda mwiza kuruta mukuru wawe buriya yarabyitegereje reka turakamuno saa kacu nabyitegereje ntabwo ushaka ko tugera ataranaza ahubwo swatse ibyo kunywa tubanze tumwe nyereka hari ukuntu umuntu aba ashaka reka kubanza kunywa nibyo bintu cyiza cyo wagereka kararyoshye ese wamfungurira uya banza mfungura nka turi ngoye nyine vuba akora ukuntu wamenya kwita banza nawe kwanza kuvuga menshi oya ngiye se ko akangaka ko ari ukuyobora ndabikora nyuma twashoje twanze tunywe nyine stress zinavemo zima kabizo nakubwiye ngo ubuzima bwacu buzaryoha none se bamubwire numva kageze mu bwonko se kiriga amazi yo kunywa amazi umugabo wanjye aramara iki hano cicika aho umugabo wanjye aramara iki hano cicika utanaganguka ndi kukubaza cicika cyangwa umugabo wanjye aramara iki reka cyumba cyawe tuzambanze mubwire sibyo kuri kumubona hano suzu uburyo yaje musuzuki
ikintu ngiye kukubwira ugikore nk'uko mbikubwiye nsobanurire ibyo bindi turabivugana nyuma sibyo kandi umenye ko ari inyungu zawe byose oya njye banza nsobanurire byumve ko ari inyungu zawe aryamye mu cyumba wanyumvishe cyawe uburiri bwawe ceceka mwana we yego nyine nyumva ahubwo umenye ko ibintu byose ari inyungu zawe sibyo unyega amatwi icyo mubwira icyo ukora uri kwiyumva ibyo bintu uri kumbwira wanyumvishe ibindi tukaza kubivugana nyuma okay ntacyo ndi kukumva cyenda urabona ko yasinziriye uri kumva icyakubwiye cyose wikirize ntuze kuvuga icyakubwiye cyose wemere icyakubwiye cyose nyine mwemere nimunaryamana munarya ibyo byose mubikore uri kunyumva then ibindi turabivugana nyuma kandi akiko abyumvishe nakazi kawe n'uvuga agakanguka nta kuntu atagerageje nese ushatse kuvuga iki ntabwo wumvishe se ntabwo uri mukuru nshobora ntabwo ndi kubyumva neza ibyo byose ubikore okay sheri tukigera ahangaha sinzi ukuntu byagenze nahise nsinzira nta kintu nigeze nshaka no gukora ariko mu kanya urahankosoye mbega ibintu biryoshye umva uzi kurusha n'umugore wanjye uriya mugore wanjye ndamukunda ariko kubera ukuntu numvise umeze ndumva namwirukana ukarugumamo birarenze biri too much so sweet ni ukuri kw'Imana nakubeshye wowe na mukuru wawe muratandukanye aha ni Goma kuko mukuru wawe afite ukuntu yaba yifatafata ariko wowe umeze neza rwose ndagusabye ndakwinginze ntibiba ari ubwa nyuma tuzahe dukomeza tubikora sibyo nanjye nta kibazo uzangirana ahubwo uriya mugore araza kuruvamo urusigaremo wowe koko rwose so sweet so good mva mubwire pucu nakubona ko uraryoshye ko mutavuga babyandenze Cedric umbabarire buriya nicyo nari nshoboye gusa nyine njye ntabwo nari bukure biriya ubyumve biriya byose nabikoze ari uko nari nzi ko uyu nguyu ahari kugira ngo ubashe kuba nabahuza kandi sinari bubikubwiye ngo ubyumve ikindi nawe ndabizi ko wari wanze aho kugeza urabikora wakoze no kuba wanabikoze gusa ngaruke kuri wowe Cedric nutisubiraho hano hanze aha abana barakamuye erega iyo umuntu afite ikibazo ntabwo cyaba cyasubizwa n'ikindi kibazo sibyo ushaka uburyo umuntu agikemuramo neza atagize ibindi bibazo Joye nushake nawe reka mugaruke hose ibyo wowe nta bintu byinshi turi kuvugeho pe nushake ibyo urimo byose ubireke wite ku mugabo wawe wite ku rugo rwawe kuko ejo n'ejo wenda ashobora kuzatwarwa n'abandi batari njyewe uri kumva so rero njyewe ndumva nta kindi kintu nababwira njyewe first of all Jori ndabanza kugusaba imbabazi wenda nagaragaje ubugwari n'intege nkeya za muntu ntabwo wenda naguhesheje agaciro n'umugore wanjye mbabarire Pacu nyihanganire wenda kuba
nakweretse iriya sura kandi nkanagaragaza ubugwari bwanjye mu maso yawe atari ngombwa umbabarire ku byo wenda ku myitwarire itari myiza wambonyeho nka bofre wawe ariko nashakaga no kugushimira kuko at least hari impinduka zigiye kuba sibyo ibyo ngibyo bimbereye isomo njye ku giti cyanjye ndetse na madamu oya ntabihinduka ahubwo bigiye guhinduka byose yabinyeretse ko wa mugani iyi kosa ribaye atari ngombwa kurikosoza irindi ahubwo wenda kuba umuntu yakwifata akihangana akaganira n'uwo bashakanye ndumva ari byo njyewe nigiye muri ibi bintu ukoze kandi Imana iguha umugisha mu rugo bumvisha ngo twaryamanye ni indabo niyo handi ibibazo biri byinshi ntabwo byari bikwiye kandi umbabarire sibyo sheri nawe mbabarire kuba akazi karantwaye cyane bakwibagirwa nawe mbabarire kuba naratumye ubuzima bukomera ariko bigomba guhinduka sibyo oya nta kibazo kuko ibintu byose bibaho kubw'impamvu ushobora koza gushimira mbikuye ku mutima byiza oya nta kibazo ahubwo kaba mbaritse umuntu aganire mu bundi nuko gusekana kaba mbaritse ega umwana w'imyaka 20 aturusha ubwana twisubira sibyo ko mbona unaniwe cyane sheri abashitsi barazasanga umeze gutya urabona naniwe cyane ni ukuri ndi kubona abaye nk'akapucura mu maso wananutse bya kare uhora ubona mba naniwe bimeze neza ese bageze cyane turebe ntabwo maguruka pe karibu abahamura meze neza amakuru y'iminsi ni sawa nisaka bita mu mama mama yabaye mama ni karibu ni mwicara icara niko nakomanze numva ntawe unyikirije nakwikisha no kutabyumvishije nari ndimo mbaza madamu ati se ageze hera ahubwo buriya mushaka kuba mwari muhuze burimo mushaka nk'izina ry'umwana izina ry'umwana yabonetse kera pucu ahandi se biti neza umwana yatangiye gutera utugeri ijoro ntabwo ugisinzira eba uretse aga traffic jam kadufashe twari twagerageje kubahiriza gahunda nabiketse ubundi ayo masaha ntabwo bikunze kuba byoroshye aya masaha kuko abantu baba barimo bataha bijya bigorana mu muhanda ariko murakoze bya hatari de twe twarategereje turaho mwakoze kamura hageze mu rugo rumeze neza ubu buzima suri kububamo neza ukabona biragenda ubwo umuntu akina game kigera muri game nta hantu uvuge nako urabona ukuntu yaba yamunanije ni umukobwa atwite umukobwa nibyo ndi kubibona iyo ari umukobwa bigenda bite arasa neza umuhungu niwe utuma babibikara bakirabura ngo abahungu ariko nanjye niko njya numva mujye kubyara agakobwa nzakita Shalom na Shalom na Shalom ariko byaba binajyanye by the way wamwemerera se niko tubakiriza iki tumeze neza ubwo nuko ariko hakundi gahunda ziba zarapanzwe abantu bakavuga ngo ntabwo twakwicira abavandimwe gahunda yapanzwe genda hanga kwakira cyangwa se mu akanya kari buze okay nta kibazo ko mbona uri kureba gutyo nyine ubwo bweba ukuntu umwana ndetse nyine biri kugenda gutya ariko nubwo ari umwana nubwo uvuga ngo ni umwana ngo uramuruta ngo ibiki abo ntabwo akiri umwana sabize ngo aracyari umwana umuntu ufite undi mwana wize ngo aracyari umwana ikindi kandi buriya rega umwana ni mu mutwe kandi uribuka ko bucuri no mu mukuru mu mutwe twese tubiziranyeho by the way pucu nkira aho ngaho kuri ako kantu ko kuba mukuru
no kuri kanongere mbonereho n'umwanya wo kugushimira umutware wawe hari warakoze watumye twongera kwitekerezaho utuma tugaruka mu murongo muzima ibintu bijya mu murongo warakoze rwose umva nanjye byumve ko nanjye mbikesha byari shano byose none se reka ngumbwire asante sana kabisa mwaradufashije nta bundi buryo bwa bintu umuntu agomba kubitwaramo ntabwo gushaka umuti wabyo kandi tuteranyije hagati yacu ukaba yazamo ibibazo byo gushwana ariko tugashaka umuti wabyo ariko icyiza ni uko Imana nyine yafashije kandi rwose byagenze neza kandi naho ubundi nyine birabibaho byanakubuza no gukomeza kuganira kandi tutisanzura oya nibyo ahubwo buriya rwose nuko buriya ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa Sharo buriya nubona akanya uhugutse na madamu n'iki muzaze mukuru ubwatsi kuko ntabwo twabura ko wagabira sibyo akiri hano umugabo uwamaye inka nzamwirahira rwose nta kibazo izaba iyanjye nubwo ni y'umwana ni y'urugo ni muri umwe se izakamirwa bebe ni yawe sheri yawe ntako bisa rwose kugira inshuti nkamwe ntako bisa nta kibazo mwari mukoze ariko mareka mutuna baki mumboreka baki nta kibazo sibyo reka